B-side. Bye ikaze muri B-side muri kumwe nanjye Ziggy Double 5 nkuko bisanzwe uyu munsi abastar turi kumwe nabo. Turi kumwe no bastar bakomeye hano mu Rwanda men kabisa. No muhanzi ari muri groupe ubungu barimo gukora carrière solo. Carrière dali yatangiye neza dore ko single ya mbere irimo guhitinga cyane hano i Kigali ndetse no mu Rwanda muri rusange. Hanzeho ntabwo mbizi neza ariko araza kutubwira tukubera ko abikurikirana hafi. So guys uyu mwaka akaba yanarongoye dali yarabaye umugabo ngo dushobora kuvugana Antrom yitwa Safi Madiba ni nyuma ya jingle. Nongeye kuba ikaze muri B-side Safi Madiba. Nawe ngo ikaze muri B-side. Madiba ariko ryavuye man. Madiba ni izina rya Mandela. Rya Mandela narifashe cyakimara gutabaruka nibwo nise ndifata. Washakaga gupaze? Oya, ushaka izina rye ryasibangana. Ibyo yakoze ntabwo bigomba kwibagirana. Yes. Donc on va inspired n'umusaza Mandela. Ni bien. Ngo ikaze muri B-side men. Erukana kera, erukana utarakora mariage, ukiri umusore. Ngo ndo umugabo. None ubwo umugabo ariko ntabwo bantumiye. Ntabwo birarangira. Ntabwo birarangira hari bibi urazagutumira. Okay. Bien, turimo turangiza umwaka men, umwaka wa 2017 wakugendekeye gute? Ni umwaka wabaye ibintu byinshi, byiza n'ibyo navanga bitari byiza. Yes. Ni umwaka kuri njye nyine wabaye busy, nabaye busy cyane. Niyo mwaka navuga ngo nahuye n'ibintu byinshi. Byinshi cyane. Ariko muri rusange ups and down njye nagaruka mbibona njye ni umwaka navuga ngo ubuzima bwanjye bwabaye determined nyine burasobanuka. Burasobanuka. Ni umwaka njye nise nyine nko kuvuka bundi bushyashya. Rebirth. Okay. Bimwe biti byakubayeho muri uyu mwaka uvuga uti 2007 nakozwe n'indirimbo 2007 nari mariye tuntu wibuka muri 2017. Urabona icyo cya mbere uko ruvuze nyine nakoze ubukwe kuko ni ikintu gikomeye cyane. Ikintu gikomeye cyahinduye ubuzima bwawe completely. Ubuzima hari no gutangira kariyeri yanjye solo nacyo ni ikindi kintu gikomeye kuko nari maze igihe kinini ndimba mu itsinda ariko ntangira kariyeri solo urumva nacyo ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi ubwo nagize ama experience menshi cyane nyine nagiye murana nagiye hanze muri ibindi bikorwa narize cyane umwaka wa 2017 narize cyane. Kimwe mu byahinduye ubuzima bwawe completely harimo kuba wari mariye. N'iki cyahindutse mu buzima bwawe? Imitekerereze irahinduka kuko buryo ukuntu n'umusore atekereza siko umuntu uri married atekereza ko nyine utekereza ishuri ndetse z'abana zameze gute amatsiko ibyo nibyo nanjye kiranya yibaza avuga ariko ngo kweri umukobwa nzambika impeta ubukundi ijosi ryari bikunda kugira gutya cyane ukunda kureba cyane ariko icyo gihe iyo amaze kuba nyine kuva nyine mu buseribateri ijosi ntabwo rikunda kugira gutya cyane. Ntabwo navuga ngo ntabihindukira ariko biragabanuka. Ntabwo wongera kugira ijosi wirirwa uri muri ibi ngibi. Akenshi tuvuga ngo abastar mugira ibintu by'ububandi nimukunda kwiwe nimba mushaka kuba stable surtout muri côté familial ngo ushinga urugo ibiki n'ibiki abantu batekereza gutyo n'iki tubwira iki? Ibyo ngibyo ni umuntu ku giti cye kubera yuko utari serious ntabwo uri serious ntabwo bigombera kuba umuhanzi cyangwa uri umukinnyi cyangwa uri bangu uri na pastor utari serious nyine ntabwo uri serious nyine urakomeza ukajagara. Ni personality y'umuntu uburyo umuntu ateye niba udakunda ibintu byo kuvangavanga kwirukanka nyine wica bya famiye ntabwo ari cyo cy'ubuhanzi. Umuhanzi yabikora bitewe ariko ntabwo akora umuhanzi ahubwo nuko niko abateyewe ntabwo ari cyo cy'ubuhanzi ntabwo ari kubera akazi akora. Donc we kuba uri umuhanzi bifata nka job ntabwo ari akazi bifata nk'akazi kandi nkabifata
nk'ikintu nyine nka passion nuko nk'ikintu waragiyemo unagikunze akazi unakunda. Kugeza aho akazi kamaze kukugeza Isafi, kamaze kukugeza akazi k'ubuhanzi kamaze ubuhanzi bumugejeje ahantu heza kuko urumva nta kindi kintu nigeze nkora. Arangije amashuri nta kandi kazi nigeze nkora, ni music gusa. Kandi mbayeho neza. Abantu bajya bavuga ngo muzika yo mu Rwanda nta mafaranga abamo. Arimo menshi cyane. Arimo menshi cyane ku buryo ahubwo ubwo utayabonamo n'uwagiye muri muzika ashaka kwiyamiza cyangwa ashaka kwishimisha. Icyo ushaka nicyo ubona, by the way. Niba ugiye muri muzika kugira ngo ujye uko wabivuze ngo ukore umuziki kugira ngo bavuga ngo ry'abana urabarya rero umuziki ushaka kugira ngo nyine ujye hit gusa ujye hit bajya bavuga bati zigi barakuvuga ariko bikarangirira. Niyo ugiye ushaka kubibyaza umusaruro ugafite nk'akazi urahembwa amafaranga araza kandi ukabaho neza. Ni n'akazi gahemba neza cyane. Niyo gahinsi wabwira abantu barimo kutureba surtout bashaka gukora music nka job bishobora kubinjiriza amafaranga, ni nk'akahe gatipu wabaha cyangwa se nihe idée inspiration wabaha muri aka kanya ukurikije experience ko ndabizi ko ifite experience nini cyane muri muzika? Ni ukuza muri muzika ufite focus kuko abantu benshi bakunda kuza muri muzika yenda ukumva umuntu arakubwiye ngo yenda yumvise uri kuririmba mu duce ati urarenze ibyo ukabigenderaho ugahita muri studio utangiye gukora ibintu utabanje kwicara uti ngiye gukora music imeze gute, nshaka iki, nzayikora gute. Ibyo byose abantu nyine umuntu ushaka kujya muri muzika abanze yicara avuga ati ubundi ndabishoboye. Kuko hari igihe buri wese yaririmba ariko ntabwo ari ko umuntu aba abishoboye. Uteza kuba ubishoboye nyuma yo kubishobora no kubikunda, kuko udakunda ibyo ukora nabyo ntabwo bikunda burya. No focus ni icyo ushaka kugeraho, ushaka kuba ndi muri uwo muzika. Ibyo byose iyo wicaye ukabipanga, nshaka gukora iki, nshaka kugera hariya, birakunda. Ariko ugiye mu muziki niba ufite n'impano ukajyamo ariko udafite intego ntabwo bikunda. Ibyo bijyanye n'ikibazo ngiye kubaza ni ese utekereza ko kuzi kuririmba cyane kabisa ewana nka R. Kelly bihagije kugira ngo ushobore kuwubyaza umusaruro nk'uko ubyifuza? Mu muziki habamo ibintu byinshi kubera ko habamo na management. Bivuze ko maze nk'ubu nize finance muri university, nize finance niyo nize, ariko bihurira bwani twiga ibintu bya management. Mu muzika habamo management irenze ibindi byose, kuko n'iki cyambere kigora abantu ni kwimanaginga bo ubwabo. Impano ni ngombwa kuko ntabwo wajya gukora umuziki udafite impano. Ariko impano ni nka 20%. Niba bisigaye kugira ngo ukore, kuko impano ari ukuyidevelopa. Impano umuntu arayifite nyine uvukana ijwi ukaririmba abona ati afite ijwi ryiza, noneho kubiridevelopa kurikoresha. Kuko hari umuntu afite ijwi utazi guhimba, utazi kwandika, utazi kurikodinga, kuko muri muzika harimo cyane. Harimo performance, harimo recording, hakabamo nyine kwandika, hakabamo n'ibintu byinshi cyane. Ikindi kintu mbona gikomeye cyane kirimo harimo na marketing. Noneho ni ikintu gikomeye kuko ushobora kuririmba nziza ukagenda mu modoka bikarangirira aho ngaho, ukayiha umuntu mugenzi wawe akayumva kumva yanje bikarangirira aho ngaho. Benshi kandi biba bihari, iki kiba gihari. Mbona hari example njya nk'abantu bavuga ngo ni nko ushobora kuba ufite magasin y'imyenda cyangwa restaurant uteka neza, ariko hari undi muntu afite akaresitora gasanzwe katari na keza, ariko kuko marketing abantu bijya bibabara. Uzabona abantu nyine uko bivuze, hari amaresitora birafatanya hamwe huzuyemo abantu, ahandi arimo babiri, abari impamvu si uko bateka neza, nuko umuntu yari marketing. Muzika nayo bara marketing. Merci. Ubwo nizere ko abashaka gukora muzika mwabyumvise, iyo ngiyo ni impano y'umusaza. Ikindi kintu cyabaye gikomeye cyane muri uyu mwaka cyahinduye ubuzima bwawe completely ni gukora carrière solo. Kugeza ubu ngubu bimeze gute? Wafashe icyemezo gute cyo kujya gukora carrière solo? Nakoze ama interview menshi, ariko iyi ngiyi niyo nziza kubera ko urabyumva turaganira kuko nabigize kuba mu itsinda zirabizi cyane. Ikintu cya mbere nabonyemo biraruhura umutima, kubera yuko iyo uvuze carrière solo ni ukuvuga ngo wowe wenyine, wowe na roho yawe n'imitekerereze yawe nuko wumva ibintu. Uwo mu gitondo abyuka
Kwa ni mugoroba najya muri studio recording. Ejo najya tandukanye nuko mwari kuba mwapanze gahunda n'abandi mvuga ati gahunda ni saa 8 kandi wenda wowe saa 8 utari free. Ya kuko abantu bayenda kuba mu itsinda ibintu bigoye cyane. Bisaba unavuga kwitanga kutabaho. Kubera ko ngo naje muri interview 12 ku buryo iyo murenze umwe hari igihe mudahuza gahunda bitewe nda afite nk'izindi gahunda. Kandi wowe tukumwe muri groupe urwaje nk'umwana cyangwa urwaje nk'umufasha ntabwo wamuta ngiye muri interview. Kandi biragoye kuzabona aba bantu bose bari bafite free time icyarimwe. Ugasanga ibintu ikindi kijyanye no kuvuga ngo plan gutegura gahunda zanyu. Abantu iyo bamaze no kunakura hari ukuntu baba bafite imitekerereze itandukanye. Buriya abantu bagitangira baba bumva ibintu kimwe. Uko bagenda bazamuka rimwe n'agafaranga kaza ku mufuka kudaga umufuka mutanya kugenda mugashora bitandukanye. Bango niba twatanye dufite 5,000 by'amanyarwanda tuze nko ku 200. Harigeze kuvuta ku 200 nge numva najya kugura akabanza i Musanze. Nako ariko ngiye bura 200 numva nakora studio. Niyo mugatangira nyine kudahuza ibitekerezo. Karere solo rero imitekerereze ni yanjye iyo yabipfuye yaba ari myiza ni yawe. Bangu iyo wungutse niwe wunguka niyo uhombye niwe uhomba. Ariko bya rusange hari igihe genza mwahombye abandi cyangwa kabungu. Ariko kiza cya karere solo nyine fuwe nawe wenyine. Umenya ibyawe ukamenya uko ubikora neza cyangwa nabi. Ingaruka izaba nziza zaba mbi zikuzira. Ariko ntabwo dushobora gukora interview na Safi Madiba haba none haba muri no minsi haba na kera tutavuze kuri Urban Boys. Kubera ko Urban Boys ni after all ni famille yawe pempa ibindi byose byabaye ariko ni famille Urban Boys. Urban Boys yatangiye gute kugira ngo mujye gukora Urban Boys? Twahuye yewe nari ndangije secondaire. By the way ntabwo ari bijyanye mu muzika. Hari umushuti wanjye witwa Scott nawe yaririmbye muri Urban Boys. Urban Boys twatangiye twari 5. Ushobora gufata umwanya ukayishyira muri science technology yaraje so technology ibintu byose bari danje pi gahunda yose muri minsi zigengo zibe. Ndangije secondaire Scott twariganaga mu ishuri rimwe. Akajya mpamagara akambwira ati Safi tuye muri studio akunye nta nakubeshye ndi nararimbaga muri kora ariko ntabwo nafite no kujya muri studio ngewe. Aza kundeba yari yahembwe yakoraga muri Atra. Arambwira ati tujya muri studio turirimba ndamuherekeza cyangwa dukora indirimbo ya mbere twakoze indirimbo ebyiri ririmba aho ngaho niho nahuriye na nizo muri studio n'abarimo kuri recording ariko nizo yari amaze nk'imyaka n'ingari muri muzika. Nizo rero yumva ukuntu ndirimba arambwira ati waje tukakora group. Ntabwo nta kibazo arambwira ati ariko hari undi muntu nawe dushaka gukorana yitwa Hambo nawe. Ndambwira ariko njyewe nanjye ariko ni umutibe twa Scott niwe wanzanye muri studio. Ntabwo namusiga muri group nawe ngomba kumuzana muri group nawe. Sawa. Nuko twaje nyine muri 4. Hambo nizo nakaba arundi baririmbanaga muri group twaga New Boys bitaga Renoji. Ko twari 5. Tukora Urban Boys gutyo. Turakora. Ese tuvuga ko umuntu washinze Urban Boys ari nizo. Ko yaguhaye ide. Yarampamagara arambwira ati wari tugakora group ko umuntu uzi kuririmba muhungu. Ubwo nta kibazo. Turagenda nyine tujye kureba Hambo turica turapanga. Ushaka izina rya group ndababwira ndako ngirwa n'umutipe Scott ifoke. Tuba turi kumwe muri group. Nuko group yatangiye nyine. Turaririmba turema n'indi. Icyo gihe mwahise mwita Urban Boys cyangwa ni mutarayita izina cyangwa tukibona kubyumvikana twaricaye twiteguye. Ndumva ari Hambo bavuze ngo twita Urban Boys Urban. Kandi it's okay. Rero urumva nta nubwo nayimviye mu rusengero cyane
mu ishuri niga muri korali nyobora muri korali ntabwo nenze ubuzima bwo hanze cyane showbiz ntabwo nari mbizi utarabimenyera ntabwo cyane nari mbizi mujya bambwira no kwita izina banza ntari kubishobora izina ryo hanze kereka n'imbwira bya korali nari kwita abasaza cyangwa abageni cyangwa ibijyanye ntabwo nari kubimenya bindi tangira groupe dutyo tune kwa indirimbo ya gatatu Scott we yabaga i Kigali ko turi Butare atangira kubura yabaga i Kigali okay turi Butare urumva byari bigoye kuri codinga concert yabuze tubona ko bitari bukonde rino jiwe sinzi gahunda sinzi ibibazo agendana n'abavandimwe naho bavamo gutyo tukomeza turi batatu sinzi umutipe tugeze kuganira aratubwira ngo mwapfuye ngo niba ari telefone ntabwo mbizi ko nizo niyo bari inshuti cyane niyo bakominikanaga ni nayo bagiranye ibibazo ntabwo gusa nawe nigeze kumva ibintu bya bisobanura we ariko ntabwo ngiye rumva ntabwo yari linoji wawa niwe sinzi ibibazo ngo yagiranye na nizo ubwo barashwana kuko urumva ni nizo bamuzanye yes niyo bagirana n'ikibazo ubwo niko baranga babikemura nyine avuyemo renoje tukomeza kugira mpaka tuje Kigali sigara muri batatu tukaba turi batatu muri recordinga i Butare icyo gihe mwari mufite chef de bande se cyangwa mwese mwari kandi rero nacyo cyabaye ikibazo buriye kuko abantu iyo bakora badafite ubuyobozi leadership hari ukuntu nyine mutubaha yes ukuntu mutubana ko mwese mwumva muri ku rwego runaka kandi nta kintu kitagira nuza kitagira ubuyobozi urangije donc icyo gihe mwari Butare ndabyibuka nangiye kwamenya mwabaga i Butare murakora murangije muzi Kigali mwaje Kigali muje ari music cyangwa ni izindi yari music ngiye urumva nangiye kwiga muri university urumva natangiye mudenda ariko mutandavanja yereka ndaza nje kwiga urumva na groupe nimwe yagiye kujya n'ibibazo ko ngiye kwiga ngiye kandi bo bari bari Butare ako ngize ahanga niga industry kuko ngiye na MTS Unlimited Unlimited ngiye na umuyobozi wayo ngiye wezanye Kigali kuko ari Butare ndayimukana tuzana Kigali wow okay niga industry nsanga hano bimeze neza guys tugumye Huye ntabwo byazagenda neza mu ntara nyine bari mu ntara kurumva radiyo bari imwe amakonseri abatandukanye ndababwira nyine babitekerezaho nyine nabo bagenda barasanze Kigali nsanga kuri umushyira muri Kigali ugeze ino i Kigali muhura na Muyoboke Alex umuntu umwe mu bantu nkeka ko bashobora kuba baragize twaje dufite twebwe manager kwa Tupac niyo twakoranaga icyo gihe nyuma yaho twarakoranye ariko agera nyine kuko yabaga i Butare atahava isoko reka nk'abarekana ahubwo udufata Kamironko niyo twakomeje Kamironko nyuma ya Mironko rero nibwo Muyoboke yaje ahubwo dukorana n'umwe ari umwaka n'igice haza na Richard gutyo utegerezaho kariyeri yanyu ya buminze ryari tukinjira muri Kigali byahise bikunda uwo mwaka wari ufite indirimbo yose ndindyarya abantu barayikunze cyane twari dufite umumanager twa Tupac n'ubu byose bibasinga turazamutse nyine mu cyo gihe kwa Tupac nibwo twahise tuzamuka ko nyuma urumva nka Muyoboke baje kutumanaginga tumaze twageze ku rwego dufata amawadi twarakunze kuronshinga n'umva y'amarubumu ni bari abiri twashyize ku rundi rwego nyuma mwaje kugira agashyirano ka Swaga Boys yari strategy mwafashe yo kuvuga muti reka tugire Swaga byarizanye ibintu byose bijya biva mu abafana baravuga bati aranata Swaga ukakumva nawe ntakwita Swaga Boys ubundi n'abafana bacu bavuga ati Swaga iyo nakubwiye ikintu rimwe kabiri umwe batatu bagota akakintu ushaka kuba ari tugikomerezeho kari nk'agasino kaje kugira ngo nyine Swaga Boys nyuma hari ibihe byiza byinshi bagiriye muri Urban Boys ibihe byiza bya mbere ni amakonseri mukora sibute amakonseri yo hanze burya kuko burya hanze haba no gutembera burya
amatunda twajya dukorera i Burayi agenda gaza kwa konseri nyuma tugatembera ibyo bihe nyine ibyibutso byayo byabaga ari byiza kumva ni konseri n'akazi kandi harimo n'ubutembere. Yes. Okay, wow, it's very interesting man, it's very interesting. It's interesting. Hanyuma ugeze aho ufatana n'icyemezo cyo kujya muri kariyeri. Abantu benshi baribaza ngo mwapfuye kugira ngo ujye tellement twe tubona byari bien. Abafana bumva bafite expectations. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre nous de Oma. Ikintu cyo gihari abantu n'ibyo babona nko kubona kuri ubona nka clip. Abantu babona clip babona abantu barahagaze ahantu bakafata kamera ariko behind the scene ni kwereka ibintu byose struggle za behind the scene nyine abantu babona ko nyine tumeze neza ariko imbere ntabwo byaga bimeze neza. Haburaga nabisobanuye burya twari tumaze imyaka ndumva igera hafi kira mu 10 gutyo uko umwaka umwe uko babizi umwaka wa kabiri wadaga wa gatatu hari byagenda byiyongeraho ku izina ryacu. Umunsi twaye abadi twaje muri Guma Guma twabaye nk'abamu 8 twabaye aba 5 ejo twatwaye abadi ya 5 ejo twakoze niba twakoraga amafaranga $1000 tugeze kuri $2 twaganaga twiyongera ariko hazamo ibibazo byo kutumvikana none kutumvikana guturutse ku kudahuza imitekerereze kuvuga ngo niba twicaye nshaka dukora indirimbo i Buganda uti oya undi ati twagiye Tanzania undi ati twagongeye tukoreye mu Biryogo wowe umwari icyo areba imbere undi hari icyo areba imbere kandi bose afite ukuri. Haravuga uti kuki dupfusha amafaranga gusa haravuga uti se kubera iki kutugeza ahantu ku rwego Umunyarwanda tuzi tudafite umucyo wacu ngo tushyire ku rwego mpuzamahanga. Haravuga uti ariko burya amahanga burya se amaze iki n'urugero nyine kubera ko iyo umuntu amaze gukura muri industry mutangira gutekereza bitandukanye n'ibyo ngibyo byagiye biza muri twajya gusura nk'indirimbo dufite nk'indirimbo nk'eshatu muri studio n'urugero dusohora ingero ya Shaki kubera iki kuko na kera igihe twumvaga ibintu kuko twari dushaka kuzamuka twese aho ukumva ko twazamutse wowe wumva ko wazamutse twazamutse urumva ko ugomba kuvuga ikintu cyawe kikaba urana we nuko ibyo bigateza umwuka mubi rero indirimbo irasohotse n'urugero itabaga nziza cyangwa ntihitinge wa wundi ntacyo wamubazaga rwa ati iki niko nabyumvaga rero hakazamo n'ikintu nyine cy'uko noneho twagiye tujyana ibibazo noneho na management biranga imyaka yose twakoze twaga dufite managers ariko uyu mwaka niwo mwaka twakoze tudafite manager kuva twatangira as Urban Boys uyu mwaka niwo twakoze tudafite management aza kuba barakoze imyaka igera muri 9 ufite management ubwo hari ibyo ntijya muri detail impamvu ya management ariko nuko twayimenyesha ibona abantu batumvikana uyu manager wawe utabasha kubabwira ikintu ngo bagikorere atandukanye management ubuze rero communication muri group arapfa aho nshobora kumara ko yenda ntumvikanye ikintu nawe zigi cyangwa ntumvikanye ikintu na mugenzi wanjye tukaba twamara ukwezi tutaravugana kubera ko tutumvikanye kugeza igihe umwe azavuga ati okay basekaniye muri ibyaha ariko byose bikajyana nyine kubera gukura mu mutwe kumva mu mutwe ko ibyo uri mu kuri donc kuba buri muntu afite vision kumva vision ye kandi ikindi n'inshingano ziba zatangiye guhinduka niba ufite mu girlfriend uri Bugande cyangwa ubahandi hano hanze ushaka kujya kumusuka amara amezi 2 niba ukiri hehe ubwo ngo arindiriye kugaruka akazi kapfuye nta interview twajyamo na twari codinga nta concert ya recording session ufite inshingano zo wenda wabyaye umwana faranga yaje niba tuba dufite twakoreye miliyoni hari amafaranga tugomba gufata tukajya gukora video
umwana atangiye ishuri hagati ijodemi yamuyiretse ariko video muyiretse ubwo groupe ibigize ikibazo umwana umushyira muri groupe kandi ntabwo umwana amushyira muri groupe n'ibyo byose nyine byagiye biba byinshi. Mu magambo make twavuga ko hari umuntu uyu munsi yambajije twahuye aramaza bitese akunda ikiganiro B-side kugira ngo n'ubu ngo barimo arakireba uyu munsi uratumira ndetse nambwe uyu munsi ndatumira Safi Safi baraba muri Urban Boys ariko bo bajya bavuga ngo nizo yadragaga wa mugore we ngo niyo mpamvu batandukanye ndavuga ntabwo mbizi ngo sijye nibwo nabyumva uzabimumbariza ntabwo ari byo donc impamvu zatumye ko utangira gukora carrière solo nuko hari ibintu mutumvikanagaho côté musicalement mu buryo bwa kandi navuga ngo ntabwo ari uno mwaka byari bimaze imyaka n'indi turi muri ibyo bintu nyine ariko tugafayitinga byari ukuntu mugirana ibibazo amafaranga yaza bigasa nk'ibishira ariko twari tugeze noneho ahantu navuga ngo twamaze kuba sitake ku buryo tutakimuvinga ahantu utakimuvinga uri ahantu tutakimuvinga kandi aho ngaho utamuvinga buryo uri gusubira inyuma ntabwo bibaho ko umuntu ahagarara mu buryo urimo gusubira inyuma kuko ibihe byo birakomeza bikagenda ibihe iterambere birakomeza bikagenda wowe rero wasitopye uri kumanuka kuko ibihe byo ntabwo bijya bihagarara bikomeza bikagenda. Bien, twari tukivuga kuri Urban Boys mbere ko tutangira no kuvuga kuri Safi Madiba hari ikintu regreta muri Urban Boys uti wenda nataye umwanya wanjye wenda ibi ntabwo nataye umwanya kuko kameme hari icyo nakwiye muri Urban Boys ntafa ko kuba Safi Madiba naramenye iryo zina rizwi nuko narimaga muri Urban Boys ntabwo ndegreta kuba nari inyuma ya Urban Boys ahubwo impamvu ngiye nabaye navuga ngo nasize mu itsinda nanze kugira ngo ntazaregreta abantu bavuga ati ufashe imyaka 10 yose urayireka ntabwo ariko iyo nongeraho indi 10 none nkazaregreta imyaka 10 kuko imyaka 10 sinyiregreta ariko nanze kuregreta indi 10 yindi imbere kuko waregiye ureba imbere yawe ukabona n'umwijima ayo ntabwo nta kintu uri kubona ukabona nda hano hari umucyo uca hari umucyo nanze kuregreta ahubwo imyaka yindi imbere yanjye kuko iyo yanaciyemo ntabwo nyiregreta ahubwo nabonaga ngiye kuzaregreta igiye kuza imbere kandi sinyakunda kuregreta. Bien, Safi Madiba karibu muri B-side nka artiste solo uyu munsi twagiye kuri internet kureba ibintu byaravuzweho muri uyu mwaka ni danje ni icyegeranyo twateguriwe na mugenzi wacu abayo Yvette Sandrine. Izina Safi ryatangiye kwinjira mu mitwe by'umwihariko y'abanyarwanda ubwo yatangiranaga na bagenzi be kuririmba muri Urban Boys mu ndirimbo zitari nke bakoze. Ubwo kwifuza rica nahiye ndaramye ko mukunda uwamuye ko narinzi ko njye nawe tutazigera duta. Ibi tugiye kurebera hamwe ni ibyaranze uyu muhanzi mu mwaka wa 2017 ariko byageze mu itangazamakuru. Safi muri uyu mwaka nibwo byavuzwe ko yatandukanye n'uwahoze ari umukunzi we Parfine. Nyuma y'itandukana ry'aba bombi nibwo hatangiye kugaragara amafoto y'umukobwa byavugwaga ko ari mu rukundo n'uyu muhanzi. Mu gihe kitari kinini bigeze mu itangazamakuru nibwo Safi n'umukunzi we Judith bagiye mu rukiko ndetse nyuma bajya no gusaba no gukwa. Nyuma y'iminsi mike nibwo uyu muhanzi yahise atangaza ko avuye mu itsinda yaramazemo hafi imyaka 10 ndetse ku ikubitiro benshi bagaragaza ko bibababaje. Uyu ni umunyamakuru Lucky mu kiganiro yagiranye na mugenzi we Phil Peter. Be honest, njyewe nabonye kutakunze kuba Safi yaravuye muri Urban. Ntago nabikunze na n'uyu munsi ndacyabivuga ko ntago nabikunze bitewe nuko Safi yatangiye kwakirwa ku Isango Star hashize imyaka 10. Hashize imyaka 10 abantu bamukoresha interview. Hashize imyaka irenga 7 umukoresha interview mu Isango na muzika ari kumwe na Urban Boys. Bivuze ko akazi wakoze umwanya wakoze wose watekerezaga ibintu byiza kuri Urban Boys ntago watekerezaga umuntu ku giti cye. Nyuma yuko abantu benshi bagiye bibaza impamvu nyayo Safi yavuye mu itsinda Urban Boys ndetse benshi bakabihuza no kuba yaramaze gukora ubukwe, uyu muhanzi nawe yagize icyo agenda bivugaho muri interview zitandukanye yagiye ahabwa. Abenda basi ko yenda ngo nabyutse ejo mu gitondo cyangwa ntabwo iki cyemezo nafashe ntabwo navuga ko ari njye wagifashe kuko ntabwo natunguye nizo cyangwa nombere ngo ntungure hambo
bari babizi twarabiganiriye hamwe twaricaye nabwa ni ABCD urabibona uti ati ntabwo mbibona ese fitire yacu urayibona uti 2018 y'abana boys urabibona ati ntayo mbona. Ku mugaragaro nk'umuhanzi wikorera ku giti cye, indirimbo ye ya mbere yagiye hanze niyo yakoranye na Meddy bise Gareth. Baby muga ndahari naminsi y'abamibi ndahari. Kuwa kabiri tariki 22 Ugushyingo nibwo label ya The Main yagiye hanze ku mugaragaro, ndetse icyo gihe Safi nibwo yahise asinyana nayo amasezerano y'imyaka 3. Iyi label ya The Main ni nayo isanzwe ikoreramo umuhanzikazi Marina. Mu gusoza bimwe mu byageze mu itangazamakuru byaranze umuhanzi Safi muri uyu mwaka, n'ubundi nibwo byamenyekanye ko aribwo Safi aziyamamariza kuba depite nk'uko yabitangaje. Nyuma yo gutangaza ibi ngibi ni nabwo yahise atangira ibikorwa byo kwita ku baturage muri rusange, by'umwihariko abababaye. Ibi bintu byagiye bikuvugwaho bikwandikwaho cyane muri uyu mwaka, byaguciye intege cyangwa effects byakugizeho ni iyi? Sinzi niba ari ukumenyera ibintu bya showbiz, ariko nta kintu cyakinshi intege, ntabwo byanyongereye ingufu cyane. Byanyongereye ingufu kuko no gufata umwanzuro wo gukora akarere solo ni byose nyine byanteye ingufu. Byanteye ingufu nta kintu cyanciye intege. Okay. Now, ubu ngubu uri muri carrière solo, nicyo utekereza ko bigiye guhindura mu mikorere yawe muri muzika yawe kuri Safi Madiba? Ese utekereza ko nicyo utekereza ko bigiye guhindura muri muzika yawe? Jewe nkora ibyo nkunda muzika, ndayikunda cyane ku buryo kandi nzi ko nayo irankunda cyane. Ikintu kigiye kuba rero ni uko hari ibitekerezo nabonaga ziri positive, nashaka ngo ibitekerezo ntaga muri groupe yenda bikaba reshite ntibishyure mu bikorwa, kubera ko nyine iyo muri groupe nyine buri wese mubamu ibitekerezo ni 50-50. Byaba bipfuye byaba byapfuye ni 50, miliyari yanjye ikaba 50-50. Ahubwo uti no munsi navuze ngo tuzajya kuri Nyabarongo, batije waravuze ubwo ejo nzajya tuhagenda nka ku Rwesero. Ariko ubu ngubu noneho byaba bitekerezo byanjye nzi ko biri positive byari kuduteza imbere, ubu byose ngo kubishyira ku murongo cyangwa mu bikorwa umuvuduko numvaga nifuza ko nyine tugenderaho niyo ngiye kugenderaho nka Safi. Utekereza ko uraha amahirwe Urban Boys itarimo Safi? No, of course bazakora kuko barashoboye. Niba babiri ahubwo ninjye bakwiriye kuba wibaza ko ngende umwe kandi uravanga babiri bishima. Yewe ndumwe ntabwo ushaka kwibaza impamvu abantu babiri bazabishobora, kandi ngiye ubwanjye ndumwe kandi ndifuza ko nzabishobora. Abana be babiri ni babiri umva bacyafite intekerezo ebyiri, bacyafite ibitekerezo bibiri, njye ni kimwe gusa. Njye nshimishwe nuko n'ibyanjye iteze n'ibyanjye nka Safi. Ariko of course bazabishobora ni babiri. Indirimbo yawe igiye gusohoka ngo yitwa kimwe kimwe. Kuvuga iki? Iryo jambo ryateye controversy, abantu benshi batangiye kubyibazaho. Maze iminsi numva amaradiyo bavuga kimwe kimwe, ashaka kuvuga iki se? You know bado ni indirimbo y'urukundo, tuzagira ngo ni indirimbo wenda idasobanutse, ni indirimbo y'urukundo idasobanutse. Ni indirimbo y'urukundo ibivuga nyine uburyo ukunda n'umukobwa, turakundana njye nawe, ntawe ubeshya undi, turareshya mu rukundo, ntawe usumba undi, ni kimwe. Niyo context yabishyizemo nyine, urukundo dukundana ni forever, ntawe ubeshya undi, kuko mu nkundanaga bakandamiza ngo turakundana ariko nijye gutunze. Turakundana cyangwa ndi mwiza kukurusha, urabibona kuko wamfashe, ntabwo ari kubona umugore nk'uyu. Ni kimwe banga umuntu areshya mu rukundo. Inspiration y'indirimbo yaturutse hejuru. Iyo ndirimbo twayanditse turi abantu batatu. Narayanditse si General Riderman wayibaye.
nanjye nandikaho nyine amagambo ya chorus n'ibindi ariko hari n'amagambo make yandi bazumvamo Danivumbi yanditse nawe urumva twarayifashe murayitravaya ariko ijambo kimwe kibona mbere Riderman warizo kubona ndi nari ko ndahanga ati iyo ni kimwe to ndumva rero wazana ako gatayito no wakazanye ok donc après ça nyuma yo gutangira carrière solo wakoze single yawe ya mbere na Meddy kimwe nayo iri mu nzira ni featuring cyangwa ni Safi gusa ni Safi gusa izasohoka kwa gatanu nibwo nzashyira hanze audio hano next week kwa kabiri cyanza amashusho ok hanyuma nyuma yaho izindi gahunda waba ufite n'izihe dimwe zishobora gutangaza ubu ngubu ndimo gushaka ndi gukora cyane kugira ngo nkore album kuko umuhanzi agirwa na album mu kanya rero nkubaza ngo hari umuntu numvise kuri radio imwe ejo bundi bavuga ngo ugiye gukora featuring na Diamond so abafana babyumvise definitely nabo bifuza kumenya bivuye mu magambo batampasa muremure kuko ntabwo njye nabipashije batagira umpasa muremure no ntabwo nafite cyane Diamond ariko ibya muzika ntabwo babimenya buri gihe kizajya ariko nyuma y'iyo project kimwe hari undi umuntu akoranye na Rayvanny yo muri Wasafi nayo izasohoka mu kwa kabiri ku itariki 10 okay ubwo nabasanga arimo baba babyitanye ko ntabwo ari Diamond Rayvanny ntabwo ari Diamond ubwo muri Wasafi Rayvanny ntabwo ari Diamond okay niyo twakoranye indirimbo izasohoka mu kwa kabiri izo nizo project navuga ngo nabo mbashe gutangaza izindi zo ziracyari navuga ngo ziracyari gusa mu mishinga hari n'indirimbo turi gukora na Marina nyine turi muri Rebo turi kwikorera ibugani kwa Nesi nayo izasohoka mu kwa mbere mu mpera zo kwa mbere okay hari abantu bumva bifuza kuzakorana nabo collabo muri carrière yawe uvuga uti wenda ntibyari byarashobotse igihe nari muri groupe kubera ko ibitekerezo biba bigomba kuba maintenant ubu uri maître wawe ubwawe ni ibiki bumva uvuga uti ibi ngibi byari byarabuze ariko ab'ingenzi byamaze kuba kuko deja nakoranye indirimbo na Meddy neza ndakunda ko nkiri muri groupe byari kuba byagoranye kuko nahuye na Meddy turaganira dushaka gukora ikintu kizima kandi dushyiramo n'amafaranga twavuye nka tujya Bugande dukanashoboye bano mu kugeza uko avuga ngo nawe wihagazeho nkeka ko ngubwo ko turi groupe byari kugorana yenda byari ko byari nirati twayikorera i Bugande yene nkambe yatabye n'urugero byikura hari niyo Tanzania industry Tanzania iri ku rundi rwego navuga ngo ko ntacyo kuvuga kuri muri East Africa Tanzania ndacyari birayoboye kuko bafite ukuntu basetinze ibintu byabo kugenda rero kujya gukora muri Wasafi nabyo biba byoroshye ariko byazantekerezo nkubwira ngo zawe n'icyo wumva ushaka nkawe nk'umuntu umwe niyo byatumye byose mbigeraho n'ibindi kandi nzabigeraho gukora ko ngewe ni fighter yeah man, the strong fighter. Now, tugana ku musozo mu magambo makeya niki wabisaba abafana bawe, niki wabwira abafana bawe ndetse n'abakunzi ba Urban Boys ndetse n'abakunzi banyu mwese. Abafana banjye ndabakunda kubera yuko nkuko wabivuze nibo bagira umuhanzi wari nibo batuma nica ahangaha nibo irandira indirimbo manaso nibo bayirebye bayirayikinze nibo bayisharinga urumva nibo babangiza ubundi bagiye kungira ubundi rero no sasa kuko nshaka umuntu mugari afanda bakunda ibitekerezo byabo mbibona hari n'abandi mbabona bafite amakomantere negative ariko bazagera ababi positive bazagera aba positive kuko avec le temps bazagera bishimye kandi ko bategura ibintu byinshi cyane byiza bazagera bishimye bien merci reka ngushimire kuba waje muri B-side kandi nkwifurize kuzagira amahirwe menshi muri carrière nshyashya utangiye urugamba rukomeye cyane ariko nkuko wabivuze I know nange ndabihamya neza ko you are a strong fighter you will make it inshallah. Safi, merci beaucoup. Reka bashimire mwese twari kumwe munsi muri B-side mwifuriza komeza kugira umugoroba mwiza ndetse no komeza kunogerwa ndangwa twari kumwe na gahunda tabateguriye hano kuri TV1 kuwa gatanu uko bisanzwe aba star tuzaba turi kumwe nabo hano muri B-side hagati aho ngaho prenez soin de vous chaque jour est une vie bye bye.
B-side.